Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana bane namwe ntandi muri rero ni kuri Mubwire TV mwakwibaza ngo niki tubwira abantu twebwe tubwira abantu ko ari beza tubwira abantu ko tubakunda tubwira abantu ko ari umugisha tubwira abantu ko kubagira ari by'agaciro murabizi rero nk'ibisanzwe iyo tutakoze surprise tuhita tuganira ku kintu runaka ariko mbere ko kiganiraho murabizi neza ko umutayeri wa mbere mu Rwanda no ku isi yose ni Grace mu mugana abadoderi abakeneye imyenda myiza mugiye muri Chic mwinjire ku muryango wa Access Bank mugiye kwa Nona abakeneye kurya neza mugiye kwa Tente abakeneye indabo nziza mugiye kwa Mbappe n'abandi mwese mukeneye kwikorwa byanyu bigera kure mudutume hanyuma manimero yabo bantu ariho mu bindi biganiro mwabareba cyangwa mukanyandikira hahita mbabwira nimero kugira ngo bibafashe uyu munsi rero nk'ibisanzwe mwamenye ko urukundo bataruvuga ahubwo urukundo bararutanga ni mudutume duha abantu indabo ni mudutume tubwira abantu ibyiza ni mudutume dushimira abantu ntuzakora ikosa ryo kubwira umuntu ibyiza bye atakibasha kubyumva ntuzakora ikosa ryo gushimira umuntu ku munsi wa nyuma mushimira uwo mwanya ariho ahumeka mubwira ibyiza bye rero natwe turabakunda kandi turabashimira muri abantu badasanzwe muri abantu bagaciro muri abantu b'ingenzi muri abantu b'umumaro uyu munsi rero hari ibintu nkunda kumva numva abantu bakunda kuvuga nkavuga ariko ibintu reka tuzabiganira n'abantu kuri Mubwire TV namwe mumbwire ko mujya mubyumva navuze nti rekeraho umutwe ni rekeraho pe rekeraho gezaho rekeraho reka kuvuga ibyo utazi mubona ukuntu abantu bavuga ibintu batazi badahagazeho usibye ko bari kubivuga mutaba mubizi neza ko batabizi bashishikara ubona ukuntu baba bafite imbaraga cyane cyane abantu bavuga amakuru y'imiryango abantu bavuga amakuru yo mu ngo abantu bavuga amakuru y'abantu y'ibintu bitagenda neza umuntu yavuga ibintu bitagenda neza abashishikaye ariko rekeraho kuvuga ibintu utazi neza rekeraho kuba umushinjacyaha rekeraho guhagarara ku ruhande rumwe ngo ujye uvuganira umuntu umwe kandi utazi amakuru y'undi hari ibintu byinshi abantu bakunda kuvugamo mwari mwabona umuntu utaragira umugisha wo kubona abana iyo ari umuntu usanzwe ari umuntu ugendera ku murongo umeze gutya akaba ari umuntu udakunda amafuti akaba ari umuntu udakunda amanyanga iyo abwije abantu kuri baravuga ngo ni mpamvu batabyara ngo ndi suriya ngo mahanagira ngo umushihagira wowe rekeraho kuvuga ibyo bintu kuko nubizi urabizi neza ko ibyo bintu ari byo bimutera kuvuga uko asanzwe avuga urabizi ko bituma ibimutera kuba ari umuntu ugendera mu murongo muzima ni nkuko hari abahitamo kugenda muri zigzag mu mafuti cyangwa mu binyoma njye hari umushuti wanjye mfite twariganye kuva turi abana mu minsi yashize nibwo twaganiriye mpita mubwira ntibuka nyine turavugana uribuka ukuntu nibaze nkaho ukuntu uri umuntu uri strict nyine udakunda amafuti udakunda abantu b'abanyanga ugasanga babiguhurijeho ntibaravuga ko uri umunyamushira cyangwa uri umunyamahane kuko utarabona umwana ugasanga abantu buririye ku kigeragezo ufite cyangwa buririye ku kintu kitarakunda ariko murekeraho nimba ufite ibyo wavuze nimba ufite ibintu ugenda ukasera utazi neza rekeraho ujye uvuga ibintu uzi neza uvuge ngo ibi bintu ndabizi neza uyu ni umuvandimwe wanjye twarasangiye twarakuranye ibi mbivuze gutya na gutya byakumvikana ariko se uri nkande ujya gushinja umuntu ngo uyu muntu ngo uyu mpamvu adatanze aya mafaranga ngo ni ukwanga kujya gusura abana b'abandi ngo ni uko watarabyara ese wowe nta gihe ugera mukabura amafaranga nta gihe kigera buri munsi worana amafaranga buri groupe zose uratanga contribution hari igihe kigera nyine ntubuyafite uko rero utayafite niko n'uwo muntu utarabona abantu aba atayafite wimushinja ngo uhere ku mateka ye rekeraho kuvuga ibintu utazi njye naje gusanga ibintu cyane cyane byo mu ngo ibintu by'amakouple ibintu by'umuryango biba bizwi n'abantu babiri rekeraho gufata umuntu ngo nimba umwe ari umuvandimwe wawe umugore muvukana umusasira umworose we ugenda uvuga ukuntu umugabo wari mubi uvuga amafuti ye kandi utayazi neza bigendeye ku cyubahiro uri guha umuvandimwe wawe rekeraho kubaha umuntu ngo kuko ngo afite post nziza mu kazi ngo kuko yubashywe mu gihugu kuko yubashywe mu kazi kuko yubashywe mu itorero ngo biramuha no kuba ari umugabo mwiza ibyo ni ibintu bitandukanye
kuba umuntu afite disipurine, kuba agaragara nk'umunyacyubahiro, kuba ari intangarugero mu kazi. Hari abantu bashoboye kuba neza mu kazi ariko mu ngo byarazambye. Rekeraho rero gukomeretsa uwasigaye ngo niwe mubi kandi utazi amateka ye, utazi n'amakuru ye, utazi n'ubuzima bwe. Rekeraho guca urubanza. Rekeraho kuvuga ngo aba bana ngo impamvu bitagenda gutya na gutya ngo ni ukubera ngo uburere ngo batahawe ngo na papa wabo. Urabizi neza use nta bantu bafite uburere bwiza kandi bararezwe na ba mama wabo gusa. Rekera gucira umuntu urubanza. Nimba yarubatse urugo bikamunanira, sinshyigikiye divorce, ariko kugira ngo hagwe cyangwa hapfire yayikora. Nimba umwana abona mu rugo bwe byanze bitagenda neza, agahitamo kumarikamo akavuga ati ibi ndarekeye, avuye muri urwo rugo, ni ukubera iki mushinja mukamutera amabuye mugendeye ku mateka y'umuryango we? Nimba mama we na papa bitaragenze neza ari byo batumvikanye, ntibimuteresha amabuye ngo nawe ntabwo yari kubaka kuko mama watubatse. Ngo nimba umwana abyariye mu rugo akaba afite undi muvandimwe we cyangwa mama wabo ari umwana yabyaye mbere, ngo bibe ibintu amaturufu yo kumutera amabuye ngo nuko ngo babyaye undi mwana ngo nawe ngo ubwo nibyo nyine ngo birabakurikiranye. Oya oya oya, rekeraho. Icara nimba utangiye kuvuga cyane inkuru z'abantu bubatse. Uriya mugore yageze muri ibi bintu yarirase. Ese muzi abantu barira mu modoka meza? Ese muzi abantu baryamye mu mataje bari kurira? Ese ni iki gituma ushinja umuntu ukagenda uvuga ngo uyu muntu yarirase bitewe naho? Wenda afite ubuzima bwe butagenda, wenda afite n'ibyo arimo cyangwa nta nubwo akeneye kugendana nawe. Ni itegeko se ko agendana nawe? Ni itegeko se ko aguha umwanya? Kuba mutari kugendana, kuba mutari guhuza ntabwo ari byo bituma umucira iteka. Uvuge ngo ni umuntu mubi ngo yageze aharirata, yaje muri ibi bintu byagenze gutya na gutya, ngo umushyire imbere ngo uvuge ngo bibaye ibintu byo kumuteresha amabuye. Ntabwo umugisha Imana yamuhaye ari uwo wahera umuteresha amabuye ngo yarirase. Oya rwose. Muza abantu baterwa amabuye bitewe n'iki? N'abantu bitewe n'ingo barimo, ugasanga ni umugore kuko ngo umuntu ngo ni intangarugero ngo yareze ngo abavandimwe be ngo mu kazi ngo ni umuhanga ngo biki n'ibiki, kandi wenda uwo babana yamubereye impyisi. Umugore ashobora kuba impyisi, umugabo ashobora kuba impyisi, ariko ugasanga umuntu bamugize igicibwa, uyu muntu ntashobotse, uyu muntu ntakeneye kubana n'abantu. Hari igihura n'ibikomere binaguseseka bikakugumisha ahantu hamwe, binakakubuza no kuvugana n'abantu, ukajya wumva ko wese ndavugana iki nabo. Hanyuma rero hari akantu njya mbona ku masitati abantu bakunda gupostinga ngo abeza sabazwi nk'abeza gusa, hari n'ababi bazi gusha ingeso zabo. Ugasanga umuntu abantu baramwanze ngo uriya niwe ufite izi ngano, niwe watumye agira urugo rubi, niwe wakururiye akaga bariya, niwe wagize gutya. Rekeraho kuko ukuri kuri hagati y'abo bantu. Ibyo mwamubonyemo, ibyo yababwiye. Hari n'abantu bashoboye kuvuga, ntabwo abantu bose bazi kuvuga. Nshobora kuvuga nkaba nzi kwidefanda, nkashobora no gusigiriza amafuti yanjye n'amakosa yanjye. Nshobora no kuba ndi umuntu utuje, abantu bashobora kumbona bakabona ndi ingeso nziza kandi wenda ari njye muntu mubi. Rero icyo naje kubabwira, rekeraho gukomeretsa umuntu mu bintu utazi, rekeraho kuvuga ibintu utazi, rekeraho guca imanza. Ibintu byose utazi, ibintu utazi, niba atangiye kubaza n'amakuru utazi, babwire ngo uku kuri gufitwe na nyirako, kandi koko ni wowe ugufite, wowe rero ntako ufite. Tuza ureke uwo muntu amakuru ye amenyekane. Apana we kuba ugiye kuvuga ngo biragenda gutya na gutya. Numvaga uyu munsi nshaka kuvuga ngo murekeraho kuko abantu benshi bafite umubabaro. Sinabwiye ngo tubwire abantu ibyiza byabo, tuvuge ibyiza, ariko abantu benshi bafite umubabaro baterwa n'abantu, baterwa nuko sosiyete yabafashe, baterwe nuko nk'ibyo nabwiye umuntu ntarabona umwana, wowe uri kumutsindishiriza uvuga ngo agira umushiya ngo uriya ntiyabyara. Ese wowe ubwo ngubwo Imana irebera mu mafuti yawe hari icyo wari kubona? Imana ni inyembabazi, twese ni kubw'ubuntu, ni ubuntu bwayo n'ineza yayo. Kuba rero hari ibyo wagezeho si uko utunganye, si nuko uzi gukora cyane ngo uzi gukora ngo abandi nabanebwe. No, mureke kuvuga ibintu mutazi. Niba kubaza amakuru babwira ati ngiyi nimero ye muhamagare umwibarize.
umuntu kuba atakwitabye ntabwo ari uko yagusuzuguye, kuba umuntu atabonetse wenda ntafite n'uburyo bwo kukugeraho, akuzi ko ushobora no kufite imodoka ariko ukabura karibira, wowe urumva ngo ntibya kubera iki se bitakunda? Ntabwo ibihe byose biba bimeze neza. Rero murekeraho guca imanza, murekeraho kuvuga amagambo mabakomeretsa, aba bantu batarabona abana mubabwira amagambo atari meza, mubakwitisha nyine ubuzima situation barimo, kubwira abantu nibo babi, nibo ba victim, nibo bagore babi, nibo bagabo babi. Ntago muzi umubi, nta nubwo muzi umuzi w'ikibazo bafite. Ni mubareke, Imana yonyine izabarengera, cyangwa nabo ubwabo bashaka igisubizo cy'ikibazo cyabo. Ariko ntabwo ari undi muntu ugenda ngo ujye hariya haruguru umere nk'umufana ujye kwirirwa akserera hoya uriya muntu ni umuntu mubi, uriya muntu nibi ukuntu akora akazi ke neza. Ibyo se bihuriye? Ntabwo muzi abantu b'abarimu batanga discipline ku bigo by'amashuri, ariko ugasanga abana babo nibo badafite discipline. Ubwo se ntabwo muzi abantu babaye ubwanga, urugero bazi ko nitaba ari bibi bakaba bari bo barimo, cyangwa inzoga ni urugero. Ibyo ni ibintu byose bishoboka. Rero turekeraho kuvuga ibintu tutazi, turekeraho guca imanza, turekeraho gushinja abantu amakosa y'ibintu tutazi, ahubwo ibintu byose mujye mubihigiye. Igihe nabonye ari we mucamanza mwiza, igihe ni we mucamanza mwiza. Kandi nongere mbwira abantu wikomeza, Bibiliya nibivuga neza, hahirwa umuntu uticarana n'abakobanyi, kwirirwa usebya abantu, kwirirwa uvuga abantu. Noneho kuvuga umuntu aritonda, umuntu ntajya avuga, umuntu ntagambirira abantu, nta nubwo avuga ikibi ku bantu, ariko mwe mugambiriye kumukomeretsa cyangwa kumukubitisha amateka y'ubuzima ndetse mutazi arimo. Ibyo rero mubirekeraho, rekeraho. Umuntu ukurikira Mubwire TV, umuntu ukunda ibiganiro byacu, nimba hari abantu uzi bahora basebanya, bavuga ibintu batazi, bavuga ibyo batazi, bareke. Wowe ujye witandukanya nabo. Natangiye kuvuga umuntu amateka y'umuntu, bahe nimero babwira ati iki kintu nyiracyo akizi neza, yagufasha akagusobanurira. Ndabakunda, amahoro y'Imana bane namwe, umugisha w'Imana bahoreho. Mukore subscribe, mukore share, kandi mushyire muri comment mutubwire ngo ibi bintu bibaho. Ibi bintu bibaho by'abantu bavuga abantu batazi, ibi bintu bibaho by'abantu bashinja umuntu ibyaha kandi atakoze, ibi bintu bibaho by'abantu bicara bakavuga abantu mu ingo zitameze neza, ugasanga barashinja umuntu ikosa kandi batazi by'umwihariko nyiri kibazo. Mureke ibyo bintu tubyirinde, duharanire kuvuga ibyiza, duharanire kuvuga ibikomeza abantu, duharanire kuvuga ibintu byubaka abantu, bizarushaho kugenda neza. Murakoze, turabakunda, amahoro y'Imana bane namwe.